kibazo. Je nitwa Nyashya n'umunyamakuru kuri Manzi na Innocent TV. Turi mu rugendo rwo gushakisha umuntu twabuze. Nibwo ngo guma aho ngaho sibyo? Uguma aho ngaho. Uguma aho ngaho. Noneho biriya ariko nwa nibiki? Gasani mana yanjye noneho mundebera ahantu umuntu w'umugabo yaje ko. Mundebere namwe mwabantu mwe mbare mundebera ahantu. Ndebera n'ukuntu yabaye kuri mama ibobo. Byo barifashe ukava mwumva vayi tugende mana. Vayi tugende nta muntu ni mundebera ari kunwa n'itabi we. Ndebera. Nanjye mfashe sibyo mfashe ndakwingiza ndagusabye. Madame habo nagiye harananyereye umusa vayi tugende. Wagize impuhwe mana wagize sibyo reba none madamu wawe aratwite yatawe umutwe ku gasozi ari kwirirwa bungana ntabwo uri bugusiga ikintu ugomba kwamenya sibyo mva mu bwizo bya byumva reka ryame iminota 3 iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes reka nongera ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho ry'Rwanda gasika mutono sasa namugura sasa matara gake hagasamundi cyari kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye kandi byiza tuba twaguteguriye umwaka tutangiranye imbaraga nyinshi kandi tufite mu kazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'ibitari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyanga gusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka uyu mwaka rero natagenda inzira y'umusaraba inzira itanyoroheye inzira nkeneye amasengesho menshi inzira dukeneye kuba turi kumwe tugafatanya hamwe tugasenyera umugozi umwe kugira ngo turebe ko byagenda neza mu minsi yashize mwabonye ndi kwirukanka kuri wa mugabo wari wagerageje kwiyahura nari namusanze mu isoko arimo gusabiriza uyu munsi rero ntago byanyoroheye kubera ko nakomeje kugira inkomanga mu mutima wanjye ndavuga ati se umugabo wancitse mwabura buryo waye ntakomeza kumushaka madamu we aransaba arambwira ati rero wamfashije n'ubundi tugakomeza tugashakisha umugabo wanjye tukareba ko hari ahantu twamubona mu by'ukuri twazindutse mu gitondo saa 12 tujya kumushakisha hahandi naye namusize turamubura neza dufata gahunda ko uyu munsi twirirwa tujagamba ahantu hose hashoboka tukareba ko twagira ute twamubona twagiye amashyamba tuzamuka imisozi turamubura mu by'ukuri rero turavuga ati reka dukomeze dushakishe turebe ko hari ahantu mu by'ukuri twaza kugira ute twaza kumubona uyu mumama yananiwe bega sinzi uburyo nabivuga muramubona yananiwe bimeze bite Nese neza njye ngubu yashize ivuga murebe kuntu twadore nakubisemo botini y'akazi mu rwego rwo kugira ngo nshake uyu muntu ariko kubw'amahirwe Imana nibishaka turamubona turaza kumubona bandangiye ko ngo noneho ngo ari muri izi karitsiye nagiye hahandi namubonye ubushize ari gusabiriza ndamubura bandangira ko ashobora kuba ari muri izi karitsiye mu by'ukuri sindabikonfirma neza kuko wabimbwiye nawe ngo bari bahuye batyo gusa Madamu navuze ati ntago nirirwa mwirukansa imisozi njewe nimubura muri izi karitsiye ndakomeza musakishe madamu agenda ajye mu rugo ajye kuruka murabona ko ari pregnant atwite ntago yakirirwa agenda umunsi wose oya wicika intege wicika se ntacika intege banananiwe uba wananiwe pe biranumvikana imisozi reka tukomeze duhigiranye none se twabigenza dute ntako twabigenza ntacyo twakora none ngufata akaboko nyabuneka n'abantu mwe biragoranye cyane ngubu ndi kwibaza ikintu turi bukore ndi kwibaza ukuntu biri buze kugenda nabwo kandi nkabona ntamufata ngo musige gutya ntamenye ngo umugabo we ari hehe hano murabona ko wenda yenda kuba mu gaturage ariko se ndibaza umuntu nasanze ahantu hariya ubu ngubu ndibaza namubona muri aka gaturage bandangiye ngo umukoke ngo ashobora kubaba ariko sindi twibaza n'uwuhe byancanze reka negera bano bantu bangamba baze nimba bampa makuru mama mwiriwe neza umwaka mushya murakomeye
muraho neza Muraho. amakuru y'iminsi Yari meza. ni meza umwaka mwawutangiye neza Nta kibazo. Imana ishimwe cyane njye nitwa Nyashya ni umunyamakuru wo kuri Manzina na Sante TV turi mu rugendo rwo gushakisha umuntu twabuze ariko umuntu ntungiye agatoki yambwiye ko umuntu ngashobora kuba ari muri izi quartier ariko kumbwira ngo ari muri izi quartier sinamenya ngo aherereye amagana he nta muntu ufite imisatsi ya Madrid sibyo ntago aragerereye ntago ari mu gupfi cyane sinamuremure cyane nta hantu mwamwara mumboneye muri izi quartier Ubu ufite imisatsi ya Madrid? ufite imisatsi ya Madrid Ariko kereka niba ariko se mwaba mutazana herere uwo nkeka sinzi niba ari we. Uwo nkeka sinzi niba ari we hari umujamu herutse. Ameze ati Umusore ufite direde ako si munini nta nubwo anabyibushye ariko ataha nimugoroba sinzi niba yaba hari. None se ataha ese byibuze Umenya Ngatahe se wapi ni umujamu wagira ngo yirukanywe n'umugore ntago wamenya ngo atuye aha aracunga nyine abantu bose bamaze kugera nanjye kumubona ni kwa kundi umuntu avuga ati reka umwana ashaka nko kujya hanze akamusora mperutse kumubona asa n'ahantu yibetse ahantu mu karigori karaha imbere sinzi niba haba hari kagereyo ndebe ko yaba mata tugenda ubwo ngubwo amakuru twayabonye twagiye tugenda ubwo ngubwo ni hehe se none se ni hehe madaba mana nyagasani we nushaka kugenda gake ako se shanga nahamanuka jama ntago nahamanuka dore ngura namubonye muvuge ko ari jye wabumweretse oya ngo cyenda madaba gumuhanga niwe ahubwo se none ndaca dore niwe dore hana sigaye abo ahubwo se ndaca oya gumuhanga utagwa mu imbere ko biri seri ari we genda subira nkwereke oya buretse reka ngende oya ntago wajyamo gumuhanga ni kuri ndebera ahantu ari kurara wo gumuhanga sibyo ugumuhanga noneho biri ari kunwa n'ibiki gasani mana yanjye noneho mu ndebera ahantu umuntu w'umugabo yaje ko mundebere namwe mwabantu mwe mbare mu ndebera ahantu ndebera n'ukuru kuntu yabaye kuri Mayibobo ura n'umugore wawe mana ura n'umugore wawe bro cha bebe ivyo nivyo urimo kuvuga umwe kore mana nk'abana bo ku muhanda bro yego ko mana yanjye ari kunwa n'itabi se ari kunwa n'itabi none se mana wamba reba uzi kuva mu gitondo kuva saa 11 tuguhiga bro none munyagiza amahirwe mada uguma aho ngaho sibyo ngenda guminanga mbaware unyumve ba sibyo reba igihe umaze mwahanga koko mumbare mu ndebe waje mana tugataha yego asiganwa n'itabi naryo ari kuri umva mana waje tugataha ababariya wavuyanga nyine kuno tutaye mana none se ubwo aha ureba ahantu nyine mana reba ubu kikimna ndebera n'ukuri tanagubukiraho mana none se ibi nibi ndebera ahantu ari kurara ibi nta gaciro bro ibi nta gaciro mana upasi oya n'uburetse mana oya ndahava ntari oya ayise n'inzu mana ingi ntago ari inzu bro bira nta gaciro bifite mana oya upasi mva mubwire ni mu ndebere barananyerera nta kuntu umuntu w'umugabo yakirwa nk'ikore mana oya nyine mana hari akaguru kazi mwana ura ntago ari akaguru ura n'umugore wawe narinzi se ko ura n'umugore wawe sibyo nimba warifashe ukava mwahangaha sibyo warifashe ukava mwa tugende mana vaho tugende nta ni mu ndebere ari kunwa n'itabi we ndebera nanjye mfashe sibyo mfashe ndakwingiza ndagusabye madamu wawe yarahangayitse yabuze icyo gukora sibyo ikibazo twabonye yigumura nyine aragenda ushize nagusanze mu isoko rugusabiriza uburyo wacitsemo nawe urabuzi uburyo wagiyemo nawe ari bwemere se gutaha uri kubona ari kubyemera oya oya n'abagabo bagenzi be mwaje mukamfasha koko mwaje mukamfasha yambaye nta muntu waza kumuzaniye agashati nta myenda yasize mu rugo yarayigurisha tugende bro shafa nose abana b'umugore wawe nyashuri bunyerera aho hantu haranyerera yambaye ikariso wowe mushakira ipantaro yambaye aho hantu haranyerera nyashuri bunyerera ntago ari iby'ikariso mbona se yambaye agakabutura njye ntago namureka murabizi jewe ntago nshaka kumureka
tugende mama tugende mama ufite ibitotsi sana niho kurya ufite mu rugo iwawe ufite madamu ufite umwana ukeneye kwita ni itabi ryinshi bwabari si virtual shita mana mpa tugende wanguri intore intore urumva aricyo kintu ukeneye nyumviririza uko ntari gusaba nta kindi kintu chaka ibintu binyibagiza buri kimwe wanguri intore ariko si wawaye nzakugurira nanjye nzo oya mwana aramukubita umukize mwakishije baraba tugende hariya ahantu kandi haranyere mwakishije mukize bararwanye mata wakishije bo tugende hoya urashaka nabizi ntabwo nshaka kugusiga mwabwo tugende ntabwo nshaka kugusiga mwabwo tugende njyewe famille yawe uri kukumbaza si byose ntabwo nagusiga mwabwo nguri intore tugende nimba ari intore ushaka tugende nguri ibyo kurya nakore ekore se ni ibiki bo tugende tuzanye ibasanga turagenda urasanga mu rugo iwacu ntabwo nshaka kugusiga mwana nakubonye haguruka tugende mbabarira ndahabona njye harananyereye umunsi mva tugende sibi ngo reba madamu wagiye gusemana reba madamu wawe basi mugirire sibyo n'umwana wawe singure hare wagize impuhwe man bro wagize impuhwe kaza njye nitwa Nyashya bro njye nitwa Nyashya sibyo reba noneho madamu wawe aratwite yatawe umutwe ku gasozi ari kwirirwa bunga nawe waje kwihengeka maka gahenge uki kiraro cyo ntabwo uri gusiga ikintu ugomba kwamenya sibyo ujya byumva reka ryame iminota 3 iminota oya kuryama ufite mu rwi wawe uraryama uraranye popo mu gasoko oya nyine umva nyine kuva ngo basi babara uraryama mu rugo sibyo ndi ku gasoko fasha basi ugende ujye kuryama mu rugo ngo haguruka babarira amani babarira yakore yanjye kiriya hara hepfo ntari burajya kwifa okay buretse nje ugenda uyifate ntari wegenda uyifate sibyo ariko ndahitana ijambo buretse oya n'uretse wowe uraturyama ngo genda uyisane materanji uyishyize oya matera we ntari ibintu ugira ikibazo genda uyisane ntari genda usane izane iyo muze ya ntari we ntari bisibyo urumva tugende tugitahe sibyo ibyo kuryama uraryama iwawe nose kusubiyeho kandi buretse tuzo umva musabari umva mani hagara mani umva se mani umva mani umva mani umva se mani wahagaze mani bakubwira sinarya imana ibintu ni ibiki uriya muntu yataye famiye ye aza kuba hehe aza kuba hano mu mikoki yirarira mwahangaha afite umwana afite isha sinarya imana none ibi bintu none birancanze ubuse namenya none harengeye mwa bantu urugamba ndabona ngiye kuzarureka pe no ahatiye hariya simbura hana cyene izina ry'Imana simana nanjye ura mudamu w'ubu ngubu koko mana ibintu noneho sinzi ndakere umuntu kwirwa rwana n'abantu kwirwa yirukanka imisozi nkuri yaburana ningiza amahirwe ndangungize ngo ndamubonye none ndebera uburyo nshitsemo se koko mana se unamenya muhigire koko ibyo cyo gukora ndakibuze mama haguruka tugende nyine ikizara hepfo barancitse mbuzanarengeye sibyo urumva nta kindi kintu cyo gukora mfite no gutegereza undi munsi tukazamushaka nese urumva ubu ngubu ko nimba yamenye ahangaha haguruka twahamenye azahagaruka ubu nyine urumva ubutanu kujya kumushakira ahandi hantu
sinzi ikintu umuntu yakora ni ukubaririza, ni ugushyiraho amatangazo, umuntu yajya amubona, umuntu yajya agira ahantu amubona akagira ute agahita duhamagara. rero nawujanye kuwuryamaho turi hano hangani uzi ubwo ngubwo uburyo uza amabuye nkubise ubwo nyine harara ni hajya agenda siga. Rero reka nkwereke ikintu kigiye kuba sibyo. Reka ngiyewe ndashyiraho itangazo nicake kiriho n'amafaranga, umuntu wese uzajya ugira akamumbonera byonyine azajya atambwira tuzamugarura mu rugo kandi uzabibona. Ikintu cya mbere buriya ni ukwizera Imana, nta kintu idakora. Ni kwizera Imana, nose ubundi muntu namugarura mu rugo azanahicara akarukwiruka. Azahicara buriya namaze kubona ko afite abadayimoni benshi, bako ngiye yancutsemo hano ngo tuzamuke, none yemeye ko tujya mu rugo, tugeze hara ubonye ibintu yarankoreye. Afite imbaraga ubundi ngiye narwanye n'abantu benshi, ariko uri wawe wagira ngo ni Goliath neza. Ariko reka nkwereke, so reka twizere ko Imana hari icyo yakora sibyo, hari icyo Imana izakora. Turakomeza dushyireho imbaraga zacu, ntabwo ndi bugutererane, ibyo ngibyo ndabikwijeje. Bako umugabo wawe tuzite tumugarura mu rugo. Namwe bantu mudukurikirana mudusengere cyane, mukomeze musengere no mubyeyi. Murabona ko urugamba rutoroshye pe, biragoranye, ni intambara, ni ingumi, ni imiguruko, ariko mu kwizera byose tuzabigeraho, nawe agaruke mu rugo. Icyo bizadusaba cyose ndizera neza ko nidufatanya tuzabigeraho kandi tukabikora, akagaruka mu rugo. Reka ngushimire cyane rero, wowe ukomeze unadusengere, ukomeze unadusabire kuwiteka kugira ngo uriya muntu tubasha kugira ute kumubona. Ubu ngubu se wowe ugiye gukora iki nyuma y'ibi? Nyumva zo nakora iki? Ari nkawe bajewe wakora iki? No gutuza ngasenga, njye nicyo nakora. Ni nanjye ndasenga, gusenga byo ntago nabyibagira. Umwana asamiza ate byibuze? Umwana araho namusize ku baturanyi. Ko nawe nari gushobora turi kugenda uku nguku. Nta kundi. Sawa rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.